Ndabashoboje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni kuri Mama Charlene nkuko mubimenyereye. Nizere ko mumeze neza kandi umwami akomeje kubarinda. Gahunda ni ya yindi, ni gahunda y'isuku. Aho mbereka ibintu byangiriye umumaro cyangwa ibyiza by'isuku, nkabereka ibyo nkoresha nuko mbikora kugira ngo nibikubera byiza nawe ubikore, kandi nzi ko abenshi mumbwira ko byabaye neza. Uyu munsi nkuko mwabibonye ndi mu gikoni, ndi kumwe n'amasafuriya mwayabonye. Aya ngaya ari hano ni amasafuriya nkoresha kumbabura, kuko njyewe nkoresha kwiziniyeri ariko nkoresha n'imbabura, kuko hari ibyo kurya ntekera kumbabura. Hari n'igihe umunsi natangiye kubiteka nzabereka ibyo kurya njya nteka kumbabura. Hanyuma hano nkuko mwabibonye, aya ni amasafuriya yo kuri kwiziniyeri. Hanyuma ariko aya ni amasafuriya akaba n'ibisorori. Ibi ngibi sinjya mbitekera kumbabura, ntabwo bijya kumbabura. Mbikoresha kuri kwiziniyeri aya masafuriya. Ni nayo mpamvu ntabwo njya nyoza nkuko noza aya ngaya. Byose turi bubitandukanye. Ndaza kubereka, hari amasafuriya bakuba ariko hari nayo badakuba. Hari amapanu akubwa, hari n'adakuba. Iyi panu mubona ni iya kera, ni iya kera. Iyi nayo ntabwo ari iya kera cyane. Hanyuma iyi ngiyi ni iya vuba cyane. Kubera rero kutamenya, birashoboka ko nawe umeze nkanjye. Izi panu ubu iyi panu mubona yari imeze nk'iyi. Iyi irashaje, ni iya kera cyane. Yari imeze nk'iyi, ariko kubera kutabimenya nkajya nyifata nkayikuba. Kumwe yafashemo ibintu nkayikuba, nayikuba irangira ikavaho. Iyi irangira ivuyeho rero ihita ikoboka ikamera gutya. Ipanu imeze gutya ntabwo igiteka umureti neza ngo weguke. Irawushiririza. Ni hano uzasanga uteka umureti ukagira ngo wajya guhindura ugasanga byafashe munsi. Ibi bintu ni ingenzi kubimenya rero. Urumva iyi ngiyi yo kuva nayigura ntabwo njya nyikuba. Naho byaba ari ibintu byafatamo nayinika, usibye ko idakunda no gufatamo ibintu ngo byange kuvamo. Nyogesha iponje, nogesha n'andi masahani asanzwe. Ubwo urumva bino tuba dukwiye kubimenya. Ikindi, nahise nigurira indi panu. Iyi panu iba muri TDM, Rwanda narayiguze 25, hagati ya 25 na 30 simbyibuka. Iyi panu ntabwo igifata, nta bintu bijya bifata. Akantu wakogesha ikirahure ni nako ushobora kogesha. Ibi byose turaza kubigarukaho nyuma. Hanyuma rero nabibabwiye, ibi ngibi ni amasafuriya yo kuri kwiziniyeri. Aya ni amasafuriya yo kumbabura, ariko aya masafuriya no kuri kwiziniyeri arahajya, ntabwo ari bibi. Njye nuko nabirobanuye. Hanyuma ndashaka kubereka uburyo ukubamo isafuriya ugahora ufite isafuriya y'umweru. Hari abantu benshi batunga amasafuriya y'umukara akumva nta n'isoni. Nubwo isafuriya ari yo kumbabura ku makara, ntabwo bivuze ko itagomba kuba umweru. Ndashaka kubereka uburyo nkubamo amasafuriya yanjye agahora ari umweru. Nkwereke n'ibyo nkoresha. Ahangaha none aha dufite vinegre yo muri ubu bwoko. Iyo wagura yose ipfa kuba ari vinegre. Abibereke neza. Iyi vinegre ndayikoresha. Hanyuma hano dufite bicarbonate. Nimba ari bicarbonate, cya gikukuri cya kizungu, kugira ngo ushobore kubyumva. Nicyo nuko nagishyize hano. Nkibikano kugira ngo mbikwereke neza kugira ngo bitazakugora. Impamvu nkibika hano, ngiye kubika mu bipapuro, mbona ari ibintu bijabiriye. Ntabwo nkunda kubika ibintu mu bipapuro, kereka ari ibyo nakuramo bigapfa. Iyi ni Simba, handitseho ngo ni Simba. Ni bicarbonate ziba muri farumasi. Naho wavuta cya gikukuri cya kizungu giseye nta kibazo. Nayo turayikoresha, abibonye. Hano turakoresha Vimo.
iyi ni vimu nubwo nayisutse hano iri muri aka gacupa, ni vimu. Iyo biri hano biranyorohera, dore ngiyi vimu. Ahangaha nubwo aka kantu kabamo vimu, nagashyizemo isabune ngenda nkubisha amasafuriya. Isabune ukubisha, iyo ugiye gukora bino ukoresha zino za Savon Liquide, iyo wabona yose. Iyi ni Savon Liquide, isabune y'amazi. Hanyuma aka niko ndi buvangiremo ibyo ngiye gukora mu gukubisha amasafuriya. Hanyuma iyi ni Sunlight ariko y'ubu bwoko. Uburyo nabonye imezemo wagira ngo ni vimu ivanze n'isabune. Icyo nabonye nuko imfasha mu gukuba ibintu bitandukanye, ntabwo ari ugukuba amasafuriya gusa, ifasha mu tuntu twishi. Yego, hanyuma ibi njya mbona mumpamagara ngo tutubwire aho bigurirwa. Aka kantu nakaguze muri Tedemir, kaba kameze gutya, igipapuro nagikuyeho, ariko uzakabona handitseho Sunlight, ariko hari n'ibindi bitandukanye. Imeze rero nk'isabune, nganze ndikwereke neza, imeze nk'isabune, ibifashe. Ariko uko ugenda ukozaho agaponje, ibiri kumwe n'isabune, ibi ubona ikoranye n'isabune. Hanyuma aka niko ngiye kuvangiramo. Hanyuma ndaba mfite n'aka kantu gakubiki amasafuriya muri rusange. Ibi nibyo ngiye kwifashisha, hanyuma nkabereka ukuntu nkuba amasafuriya iwanjye. Kuko aya masafuriya mwayabonye ni menshi. Uyu munsi nakoze umuganda rusange w'amasafuriya, kuko ngewe nkunda amasafuriya yanjye aba umweru pe, aba umweru. Iyi ni vimu, ndakoresha ibintu byinshi kuko aya masafuriya ni menshi. Vimu, agahiko kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu. Murabona mfite amasafuriya menshi. Hari isafuriya ntekamo, mfite isafuriya ntekamo ibishyimbo, ngira isafuriya ntekamo isombe, ngira isafuriya ntekamo amazi, kuko hari igihe nteka amazi bitewe n'icyo ngomba kuyamaza. Nkagira nyine n'izindi safuriya ziteka ibindi bitandukanye, inini. Aha rero ndakoresha vimu nyinshi rwose, ndakoresha vimu nyinshi kuko ni menshi. Mwabibonye sutsemo vimu. Hanyuma ikindi ngiye gukora ni ugushyiramo bicarbonate, ntabwo ugomba kuba nyinshi. Ndasukamo aka gahiko kamwe, sukamo n'akandi gace, wenda ni nk'uduhiko tubiri, yego, ariko ntabwo ugomba kuba nyinshi cyane. Hanyuma ikindi ndashyiramo vinegre, ndashyiramo aka gahiko, akapfundikizo kamwe, ndashyiramo udupfundikizo tubiri, ndashyiramo udupfundikizo dutatu, hanyuma ndashyiramo tune. Hanyuma ikintu ngiye kongera gukora ni ugushyiramo kuri iyi sabune. Nayo ushyiramo nkeya, hanyuma ngiye gufunga nshuguse. Nuko nabivangiye hano, wowe ushatse wabivangira n'ahandi, byamaze kunoga. Hanyuma ndakoresha iyi ponje. Bwa mbere ndaza gukoresha iyi ndayikoresha muri iyi sabune. Ibi nibyo mbanza gukoresha, ndabibereka
nkurikizemo ibi, hanyuma ndaza gukoresha aka gaponje n'iyi sabune. Twagiye koza inga ndebe. Ikintu tugiye gukurikiza, cyokora mwabantu mwe, mu bintu njya mbarangira ntazagire umuntu ujya kugura izi gaze ubururu zisa gutya. Ntabwo mbizi ngo zitwa ngo iki, ariko sinzi roti ipaki naguze ishize. Gukoresha aka gaponje kariho isabune gutya. Isafuriya mbe ndayishoshe. Akangaka rero niko kamaraho umwanda wa biriya bintu, kandi urakuba cyane umwanda uriho rwose, urakuba cyane by'umwihariko imbere. Hanyuma sigarane nkora umupfundikizo wayo.
neza. Rero ngiye no gusoza umupfundikizo yose, turaza kugaruka yose nyashoje, ariko mwabonye uko mbigenza naho mu kanya. Hanyuma ngiye kubereka amasafuriya. Aya masafuriya yo kuri kwiziniyeri ntabwo bayakuba, iyo yakubye arapfa. Aya ngaya uburyo bayozamo, kandi nubona amafaranga, aya masafuriya ntabwo bayakuba kuko ntabwo ajya afatamo ibiryo. Urabona ukuntu ameze, urabona iyi ngiyi nayitetsemo. Aya ntabwo bayakuba. Uburyo aya masafuriya bayoza ni ugufata iponje bisanzwe, aha rwose ukirinda no gushyira ahantu hakomeye, kuko kuri iyi ponje haba ahantu hakomeye. Hano ntabwo ari ngombwa gushyira hano, ushyira hano hari iponje. Hanyuma ukogesha iponje yonyine. Iyo uyikubye irapfa. Hari ukuntu nayazanye sinabibwira abana, batangira kuyikuba. Ntabwo kukuba iyi safuriya ari byo rwose, ni ukuyoza n'isabune n'iponje. kuko kandi Imana niguha amafaranga, Imana nubona ubushobozi, iyi safuriya uzayigure. Iyi safuriya uyitekamo akawunga ugahita uyoza ako kanya. Ntabwo ari bimwe duteka muri aya masafuriya yacu ngo utekemo akawunga hanyuma winikemo amazi kugira ngo izake. Iyi ngiyi iyo uyitetsemo akawunga bihita ijya nk'ako kanya. Urabona ko ntabwo bigoye rwose. Dore uyu ni umupfundikizo wayo, ni ukuyoza gutya. Ibintu byoroha, ni nacyo nabikundiye rwose. Yewe rero aya nyatekamo kuri kwiziniyeri, ntabwo njya nimba ajya no kumbabura ntabyo nzi, ariko njye sinayahashyira. Iyi ni isafuriya, ikaba n'isorori. Uyitekamo ukanayitegura ku meza, ugaterura ugatereka ku meza udashyize mu isorori. Sibyo ko ushatse wanashyira mu bisorori, ni uburenganzira bwawe. Dore ukuntu imeze mo imbere. Iyi rwose kuyoza ni nko koza ikirahure. Dore ntabwo bigora, ibintu biba byoroshye, byakorohera buri wese. Izi safuriya ni nziza cyane, iyi ngiyi naberetse mbere. Dore hanyuma rero mwabibonye, baberetse amasafuriya yo kuri kwiziniyeri n'ayo kumbabura. Naberetse ibintu nkubisha amasafuriya, ntabwo nari kuyakuba yose ngo murebe. Mwayakubye aya yose, mwabonye ukuntu byakeye. Hanyuma mwabibonye rero, uriya muti nawe uzabivange kuriya uzasanga ari byiza. Uriya muti bicarbonate, n'iriya sabune y'amazi hamwe na vimu na ya yindi naberetse, kwa kundi mwabibonye. Imana rero nibahe umugisha. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ndabashimiye cyane abari bakurikiranye uko nkora isuku y'amasafuriya
isafuriya igomba kuba umweru, yaba ari nshya yaba imaze iminsi mike, imaze iminsi myinshi, birashoboka ukoresheje uriya muti. Mana rero nibaha umugisha batarakora subscribe, nimuyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Mana nibahe umugisha.